Haleluya, haleluya, haleluya. Umwami Yesu nashimwe cyane kandi umwami Yesu ahabwa icyubahiro. Twongeye kunezezwa n'Imana yacu muri kino gitondo ku bw'ubuntu bwayo. Rero icyo Imana idushaka ni ugukora ibyo ishaka n'ibyo ishima. Kandi mu by'ukuri nta kizabuza Uwiteka Imana kutugira neza, nta kizabuza Uwiteka Imana kutwitaho ibihe byose. Ariko ni byiza ko natwe twabigiramo uruhare, ntabwo twapfa kuryama gutyo gusa ngo twibere aho ngaho ngo tuvuge ngo Imana izatugira neza. Nibyo koko umugambi wayo ni mwiza kuri twe nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, ndetse tuzi neza yuko poroje y'Imana ari imwe, ni poroje yo kutugira neza, ni poroje yo kuturengera, ni poroje yo kudutabara. Haleluya! Ni poroje yo kuturengera ndetse ni poroje yo kudutabara. Hashimwe Yesu. Ndatangaye cyane kuko Imana yadusezeranije kutugira neza no kuturengera ndetse no kudutabara, kandi Imana izabikora. Reka tuyishimire ko yaturinze mu ijoro ryakeye tukaba tukiri bazima. Mana, turagushimiye, dushimiye cyane kuri Imana igira neza, dushimiye cyane kuri Imana yo kwizerwa, dushimiye cyane kuri Imana ishobora byose, dushimiye cyane kuri ya Mana ivuga bikaba, ya Mana itegeka bigakomera. Mana, kubyuka turi bazima ntabwo tubifata nk'ibisanzwe, tubifata nk'ubuntu watugiriye. Tubifata Nyagasani Mana Data wera nk'imbabazi watugiriye. Tubifata Nyagasani Mana nk'ubutsinzi budasanzwe bugaragaye kuri twebwe abana bawe. Reko Gresile Bene Shantoravaya. Wadutsindiye, watuneshereje, walokasile Bone Shantoravaya, wakoze ibikomeye bidasanzwe, halongari Bene Santoravagre. Kandi ubuntu bwawe Mana bwagaragaye kuri twebwe. Ni ukuri nta gikuba cyacitse, turacyari bazima kandi twizeye kugira neza kwawe. Reka Nyagasani Mana uyu mwanya ubanye natwe mu ijambo tugiye gusoma, mu byo tubiri buvuge byose muri kano kanya, utwereke cyane Mana, kandi uyu munsi wa none tubone ubutsinzi buturuka kuri wowe Yesu Kristo. Tubone ubutsinzi buturuka kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo, tugirirwe neza nawe, tubone imbabazi zawe zigaragara ku buzima bwacu. Mana, ntabwo ari twebwe, ahubwo izina ryawe rikomeye riba ariryo rihabwa icyubahiro. Reka n'ubundi dusome ijambo ry'Imana ridufasha gusengera umunsi wacu. Mwami Yesu atwishimire. Turasoma n'ubundi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 13, duhere ku murongo wa 31. Amaze gusohoka Yesu aravuga ati, noneho umwana w'umuntu arubahirijwe, kandi Imana nayo yubahirijwe muri we. Kandi Imana ubwo yubahirijwe muri we, nayo izamwubahiriza muri yo ubwayo, kandi izamwubahiriza vuba. Bana bato, ndacyari hamwe namwe umwanya muto, muzanshaka kandi uko nabwiye Abayuda nti aho njya ntimubasha kuhajya, namwe niko bibabwira n'ubu. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazamenyera ko muri abigishwa banjye, nimukundana. Umwami Yesu ashimwe. Ibi nibyo bizamenyesha ko muri abigishwa banjye, nimukundana. Rero kugaragariza Imana ko turi inshuti zayo, nuko tuzabigaragariza mu rukundo dukundana. Haleluya! Gukunda bene data nibyo bizagaragaza yuko dukunda Imana. Gukunda abantu bayo nicyo cya mbere kiri mu bintu bigaragaza yuko turi inshuti z'Imana, kandi bizagaragaza ko dukunda Imana by'ukuri. Gukunda Imana by'ukuri rero ni kimwe mu bintu bigaragaza yuko turi inshuti z'Imana. Ntabwo
twavuga ko turi inshuti z'Imana tutayikunda mu by'ukuri. Kandi gukunda Imana by'ukuri bizagaragazwa n'uko dukunda abantu bayo. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ikintu kizagaragaza ko turi abigishwa b'Imana ni uko tuzakora ibyo Imana ishaka, tugakunda abantu bayo, tugakunda bene data, tugakunda abantu b'Imana bose. Haleluya! Ntabwo ari ugukunda abantu bamwe, ahubwo ni ugukunda abantu b'Imana bose. Iyo uvuze ngo gukunda abantu b'Imana bose, ntabwo ari ugukunda abantu musengana gusa mu nzu y'Imana, ntabwo ari ugukunda abantu mubana mu buzima busanzwe, mukorana umurimo w'Imana. Oya, ni ugukunda abantu bose, gukunda abeza n'ababi, gukunda abagukunda n'abatagukunda, kwita ku bantu bose kandi ukabagira neza. Ikindi kintu kizagaragaza nyine ko dukunda Imana by'ukuri ni uko tuzafasha abari mu kaga, abababaye, gufasha abakene, gufasha abantu bari mu bibazo bitandukanye. Ibyo bizagaragaza yuko dukunda Imana by'ukuri. Bene data, gukunda Imana by'ukuri ntabwo ari amagambo, ahubwo ni ibikorwa. Ikindi cya gatatu kizagaragaza ko dukunda Imana by'ukuri ni uko mu by'ukuri tuzababarira abantu mu buryo butandukanye. Abatugiriye nabi tukabagirira imbabazi, tukababarira. Haleluya! Tukababarira rwose, tukababarira cyane, tukababarira by'ukuri, nibwo Imana yacu izatubabarira natwe kandi ikatugira neza. Imana ni imbabazi, Imana yatubabarira ibyaha byose, itanga umwana w'ikinege apfa kubw'ibyaha byacu. Natwe niko dukwiriye kugira izo mbabazi, tukababarira abantu bose abaduhemukiye, abatugira nabi, tugahita dutanga imbabazi. Hanyuma rero tuzavuga by'ukuri ko dukunda Imana yacu, tuzavuga ko Imana yacu tuyikunda by'ukuri. Ibyo ngibyo nitubikora nk'uko Imana ibishaka. Haleluya, haleluya. Kandi ikindi kizagaragaza ko dukunda Imana by'ukuri ni ukubana neza n'abandi. Ni ukubana neza n'abandi, niko Imana yavuze ngo nitubana amahoro n'abantu bose, tuzaba mu by'ukuri twerekana urukundo rw'Imana. Kubana n'abantu bose amahoro, biravuga ngo ku rwacu ruhande. Mbese twebwe tuzabigiremo uruhare, wenda abandi nibatabyemera nta kundi nyine, kuko birashoboka ko washaka kubana n'abantu ariko bakabyanga, washaka kubana nabo amahoro ariko bakabyanga. Haleluya! Ariko twebwe twabigizemo uruhare, twabigizemo ubushake, tuzabona kugira neza kw'Imana, tuzabona ubutabazi bw'Imana, tuzabona Imana itugira neza, tuzabona Imana itwitaho, tuzabona Imana idufasha, tuzabona kugira neza kwayo mu buryo bumwe n'ubundi. Umwami Yesu atugire neza, Umwami Yesu atwiteho cyane, Umwami Yesu aturebe neza kandi aturebane amaso y'imbabazi. Hari amahoro Imana itanga, kandi hari amahoro Imana iha abantu bayo. Haleluya, haleluya. Hari amahoro Imana itanga, kandi hari amahoro Imana iha abantu bayo kubw'ubuntu bwayo idahwema kutugirira, kubw'imbabazi zayo Imana idahwema kutugirira. Haleluya. Alekere bone chantora vagre. Twishimirwe n'Imana, dufashwe n'Imana muri byose, tugirirwe neza n'Imana, tubone ubutabazi bw'Imana, kandi tubashe kugaragaza ko dukunda Imana by'ukuri. Haleluya. Nibyo bizagaragaza ko turi inshuti zayo. Ntabwo waba inshuti y'umuntu utamukunda by'ukuri. Kumukundira mu magambo, kuvuga ngo uramukunda, ntabwo ari byo bikugira inshuti, ahubwo ikintu kikugira inshuti ni uko mu by'ukuri ntabwo waba inshuti y'umuntu ngo wange abana be, ngo wange umufasha we, ngo wange abandi bantu abana nabo muri sosiyete. Oya, niba uri inshuti y'umuntu, ukunda n'ibye byose. Imana ishimwe. Umugabo ukunda umugore akunda n'umuryango we, umugore ukunda umugabo akunda n'umuryango we. Imana ishimwe cyane. Iyo ukunda umugore wawe umukundira n'abana mwabyaranye, ukamukundira n'ibyo afite byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ukabasha kubana nawe mu ntege nkeya, ukabasha kubana nawe mu byiza ndetse no mu bibi. Nibyo bigaragaza yuko umukunda.
Rero Imana kugira ngo tugaragaze urukundo rwayo ko tuyikunda by'ukuri, nuko tuzakunda abantu bayo, nuko tuzabasha gufasha abakene n'abandi bari mu bibazo no mu ntambara, nuko tuzabasha kubabarira abantu baduhemukiye, twababarira rwose tukibagira ibyo badukoreye, kandi keretse kuri ibyo nuko tuzashaka kubana n'abantu bose amahoro, tukagira urwo ruhare rukomeye, tukabishyiramo umuhati, ndetse tukagira rwose n'ibyo dukora kugira ngo tubane n'abantu bose amahoro. Umwami Yesu abidushoboze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Mana turagushimiye, uri Imana ikiranuka muri byose, uri inshuti nyanshuti, utabura guseruka mu byago no mu makuba. Dusengeye uyu munsi wacu kugira ngo ubane natwe, uyu munsi ubane natwe, uyu munsi wa none twiyoborere, uyu munsi ugendane natwe mu ngendo tubasha gukora mu izina rya Yesu Kristo. Mana uturinde ko icyo ari cyo cyose, Mana abari bugende mu kirere ugendane nabo, ari bugende hasi ku butaka ugendane nabo, ari bukore ingendo zo mu nyanja ugendane nabo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mana buri gikoresho cyose umuntu ari bukoreshe uyu munsi wa none, Mana umwiyereke, wiyereke abantu bawe, uyu muryango mugari w'isoko y'imigisha, Mana ukomeze kutugirira neza, Mana. Haleluya. Harimo abarwayi, ubakize, ukora umurimo mwiza wo kubakiza, ikiganza cyawe kibakoreho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Hari abari mu ntambara no mu bigeragezo, Mana nubarengere ubatabare mu izina rya Yesu Kristo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, barinde guheranwa n'intambara ndetse n'ibigeragezo, yewe Yesu Kristo, kandi bari gukomera no kwizera muri byose. Haleluya, haleluya. Vokali bene santo lavagre. Abari mu bukene Nyagasani Mana ubagire neza, ubatabara. Abadafite akazi baha akazi, bari mu bushomeri bumaze igihe kirekire, Mana ubarengere cyane mu izina rya Yesu Kristo. Urengere abari mu bitaro, urengere Nyagasani Mana buri muntu wese situwasiyo arimo itari nziza, abona imbaraga za nukiranuka kwa Yesu Kristo. Turi abana bawe Nyagasani Mana, nubwo tudakora bishimwa nawe, ariko uje dushoboza Nyagasani Mana gukora ibyiza, kandi aho twagiye kure yawe tugakora ibitandukanye n'ubushake bwawe, Mana ujye utubabarira, ujye utanga imbabazi, kugira ngo Nyagasani Mana Data wa twese uri mu ijuru dukomeze kubona ineza yawe. Uduhe natwe gutanga imbabazi kubaduhemukira cyangwa se kubadukorera ibintu bitari byiza, natwe udushoboze nk'abantu bawe gutanga imbabazi. Uyu munsi wa none, Mana alokari grene mando deskalabie mando, tubane nawe muri byose, tubone ubwiza bwawe, tubone icyoro cya Nyagasani Mana, tubone uburinzi bwawe. Amagambo tuvuga abaye guhesha icyubahiro, ibyo dukora byose Mana wiheshe izina ryawe icyubahiro. Tubane nawe muri byose, tugaragaze Mana Data ko turi abana bawe, tugaragaze Data wari uri mu ijuru, lofakiskele bene shantoravaya, kubasha gukora ibirenze cyane ibyo twizeye ndetse n'ibyo dutekereza. Amahoro yawe n'ubuntu bwawe bikomeze kubana natwe uyu munsi n'iteka ryose. Amen, amen.